Amezi atatu nta yandi turimo kuvuga, turavuga imbaraga z'Imana zabonetse kwa Abudodomu mu mezi atatu isanduka y'Imana Abudodomu yayimaranye. Abudodomu yamaranye isanduka y'Imana amezi atatu, ariko ngo nyuma y'amezi atatu isi yose cyangwa se yego isi yose na Isiraheli yabanje kubimenya, imenya yuko ngo Abudodomu ubuzima bwe bwahindutse kubera isanduka y'Imana. Haleluya! Tuvuze ngo uyu munsi imbaraga z'Imana zigaragare mu mezi atatu. Uyu munsi muri aya mezi atatu, ukwa cyenda gutangira, ukwa cumi, ukwezi kwa 11 ubonemo imbaraga z'Imana. Ndagusengeye uyu munsi wa none ngo Uwiteka Imana akugaragare muri aya mezi atatu. Ndagusengeye na none ngo Uwiteka Imana afungure ibyanze gufunguka muri aya mezi atatu. Ndagusabye ngo ubukwe bwawe bwafunzwe bufunguke muri aya mezi atatu, ubonemo ibimenyetso, bukoreke, bugaragare, hanyuma Uwiteka akugirire neza. Inzu yawe yanze kuzura, ndagusengeye mvugane muri aya mezi atatu, Uwiteka Imana akugirire neza, Uwiteka Imana afungure imigisha yawe. Nuko ngo Abudodomu yakira isanduka y'Imana. Ndongeye ndagushuhuje ko unkurikirana umunsi ku munsi, nongeye ngusabiye umugisha ku Uwiteka. Nishuhuje abantu bo muri iki gihugu cy'u Rwanda bankurikirana kandi bakurikirana ijambo ry'Imana ku munsi kuri Elayono Mountain TV. Ndongeye ndabashimiye cyane. Abantu bo mu Burundi mudukurikirana, Uwiteka Imana abahe umugisha. Njya mbona n'abantu ba Uganda, Tanzania, Kenya ndetse na Congo, abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda badukurikirana, Uwiteka Imana abahe umugisha kandi Uwiteka Imana akomeze kubana namwe. Rero n'abatwumvishe uyu munsi wa none cyangwa se aka kanya batari basanzwe batwumva, muri abashyitsi beza, turabakiriye kandi muhabwe umugisha. Icyo gukora nta kindi ni ugukora subscribe kuri uyu muyoboro, hanyuma ukajya ukurikirana inyigisho zacu, ukajya ukurikirana ubuhanuzi, ukajya ukurikirana inkuru nziza za Bibiliya, ukajya ukurikirana inyigisho nziza zo muri Bibiliya. Uwiteka Imana abahe umugisha. Nitwa Rusasira Emmanuel. Rero iyi ni Elayono Mountain TV. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana mu mezi atatu. Imbaraga z'Imana mu mezi atatu. Kadusome Samweli wa 2:6-11 twumva uko havuga. Imara mu nzu ya Abudodomu w'umunyegati amezi atatu, kandi Uwiteka aha umugisha Abudodomu n'abo mu rugo rwe bose. Bukeye babwira umwami Dawidi bati, Uwiteka yahaye umugisha Abudodomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose ku bw'isanduka y'Imana. Twagiye tubona igihe kinini imibare myinshi, 3, 7, 12, 21 ndetse na 24, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku mubare 3, ariko tuvuga amezi atatu. Twabibonye igihe isanduka y'Imana Dawidi ashaka kuyizana ku rurembo rwa Dawidi, cyangwa se ayikura ahandi yari icumbikiwe, ashaka kuyitwara mu murwa. Ageze mu nzira isanduka y'Uwiteka, inka yari yitwaye iratsikira, hanyuma uze atambuka kuyiramira, Imana imukumbanya aho ngaho arapfa, hanyuma atinya kuyikomezanya ayishyira kwa Abudodomu. Amezi atatu nta yandi turimo kuvuga, turavuga imbaraga z'Imana zabonetse kwa Abudodomu mu mezi atatu isanduka y'Imana Abudodomu yayimaranye. Abudodomu yamaranye isanduka y'Imana amezi atatu, ariko ngo nyuma y'amezi atatu isi yose cyangwa se yego isi yose na Isiraheli yabanje kubimenya, imenya yuko ngo Abudodomu ubuzima bwe bwahindutse kubera isanduka y'Imana. Haleluya! Tuvuze ngo uyu munsi imbaraga z'Imana zigaragare mu mezi atatu. Uyu munsi muri aya mezi atatu, ukwa cyenda gutangira, ukwa cumi, ukwezi kwa 11 ubonemo imbaraga z'Imana. Ndagusengeye uyu munsi wa none ngo Uwiteka Imana akugaragare muri aya mezi atatu. Ndagusengeye na none ngo Uwiteka Imana afungure ibyanze gufunguka muri aya mezi atatu. Ndagusabye ngo ubukwe bwawe bwafunzwe bufunguke muri aya mezi atatu, ubonemo ibimenyetso, bukoreke, bugaragare, hanyuma Uwiteka akugirire neza. Inzu yawe yanze kuzura, ndagusabye
ndagusengeye mvugane muri aya mezi atatu, Uwiteka Imana akugirire neza, Uwiteka Imana afungure imigisha yawe. Nuko ngo Obededomu yakira isanduka y'Imana, ngo agize amahirwe. Tugiye kuvuga ku bintu yakoze kugira ngo Uwiteka Imana amugirire neza. Obededomu uyu nguyu ngo nta nzu yagiraga igaragara, cyangwa se yabaga mu tuntu tw'utururi, ngo ntiyahingaga ngo yeze nk'abandi, ngo ntiyororaga ngo mbese zigwire nk'iz'abandi, ariko ngo yabaga mu buzima bw'agahinda bw'ubutindi. Ngo ni nayo mpamvu barebaga nk'umuntu ukwiye gupfa, cyangwa se batoranyije umuntu ukwiye gupfa n'ubundi nta kintu yaba yishe, bahitamo Obededomu nk'umutindi, n'ubundi aramutse apfuye ntacyo yaba yishe. Hanyuma ngo Obededomu isanduka imaze kugera iwe, ngo ava ku buriri, ku gitanda yararagaho, ayitereka ku buriri, ayitereka ku gitanda. Uwiteka Imana akomeza kumuhereza umugisha, atangira kubona ko imbaraga z'Imana zitangiye gukora, ngo inka zirabyara, arahinga areza. Ariko nanone ngo agize amahirwe, ngo arongera atekereza ikindi kintu yakora, ngo yajya kurya, agafata ibyo kurya mbere na mbere, agatanga ituro ku nzu y'Imana, cyangwa se agatanga ituro kuri ya sanduka y'Imana. Uwiteka Imana amuha umugisha mu mezi atatu. Yesu ashimwe. Uwiteka Imana nabaha umugisha muri aya mezi atatu, ukwezi kwa cyenda, ukwezi kwa cumi, ukwezi kwa 11. Uwiteka Imana abagire neza, Uwiteka Imana abane namwe kandi akomeze kubagira neza. Obededomu ntacyo atakoze ku Uwiteka, ariko aya mezi atatu yamufunguriye umugisha, bimenyekana muri Isiraheli, bimenyekana mu baturanyi be, areza, inka ze zirabyara, ngo ubukungu buriyongera, asa neza, arambara, ibyishimo biragaruka mu muryango. Ariko Uwiteka Imana akagarurira ibyishimo nawe mu muryango wawe, akugarurire kweza nawe mu byawe, akazi ufite, mu byo ukora byose. Uwiteka aguhereze guhirwa, Uwiteka aguhereze andi maboko akuzamura, Uwiteka aguhereze indi mpano y'ubuzima. Haleluya. Ariko nawe hari icyo ukwiye gukora muri aya mezi atatu. Hari ituro ry'Imana, haleluya. Hari ukwimukira Imana ukayishyira hejuru mu mutima wawe. Hari ibyabanzaga hejuru, ariko ibuka yuko Imana ari igomba kubanzwa, uyimure, uyishyire hejuru, wimure ibyari biri mu mutima wawe, wimure ibyakubuzaga kwikorera, wimure ikintu nzi neza ku Mana ihora ifuhira izina ryayo, kandi iravuga ngo icyaha kibiyanga urunuka, ngo ni ukwibangikanya n'ibindi bigirwamana. Kura ibigirwamana mu mutima wawe, reka kwibangikanya n'umugore wawe, reka kwibangikanya n'akazi kawe, reka kwibangikanya n'inshuti zawe, reka kwibangikanya n'akazi kawe, ahubwo yishyire hejuru, ariyibanza. Uwiteka akugirire neza, kuko nawe yayishyize hejuru, ngo yarayimukiye, ava ku buriri ajya hasi, wayiraza hejuru. Nawe mu mutima wawe Uwiteka arabanza. Ariko se ujya utanga ituro, ujya utanga amashimwe, ujya uramya Imana, ujya uhimbaza Imana. Kora icyo kintu muri aya mezi atatu, imbaraga z'Imana zirakora igitangaza muri aya mezi atatu. Dore ibitangaza biri bukubeho. Mu kazi kawe urabona poromosiyo, haleluya. Urabona poromosiyo iturutse ku Uwiteka. Ndetse mu rugo iwawe urabona igikundiro cyongeye kugaruka, urabona umunezero w'Imana wongeye kugaruka. Ndetse no mu baturanyi urabona abaturanyi bongeye kugukunda, urongera ubona abashyitsi bagarutse, urongera ubone cano zawe z'ubuzima zifungutse. Haleluya. Imbaraga z'Imana zirafunguka, imbaraga z'Imana cyangwa se umugisha w'Imana urafunguka mu rugo rwawe, uri bufunguke mu mayira yawe, uri bufunguke. Imana irakuzanira abagabo bagufata amaboko, irakuzanira abagabo bagufata amaboko, irakuzanira abagabo bagukwereka inzira. Imishinga yawe igiye kongera kujya imbere, imishinga yawe igiye kongera kujya imbere. We wabuze urugo, Uwiteka Imana agiye kugira neza. We wabuze urubyaro, Uwiteka arafungura indi byara. We wabuze akazi, Uwiteka agiye guca inzira kugira ngo muri aya mezi atatu imbaraga z'Imana zigaragare. Ndabashimiye rero, ndabashimiye ko mwari munteze amatwi. Uwiteka Imana abahe umugisha. Njyewe nitwa Rusasira Emmanuel Evangeliste, ariko ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe. Uwiteka aguhe umugisha, kandi Uwiteka Imana akomeze kubana namwe. Ciao ciao, shalom shalom. Uwiteka Imana abane namwe, ndabakunda cyane.